Agusuje kandi nkwaye ikaze mu biganiro bitandukanye bitambuka hano kuri Mark X Entertainment. Avuga ko niba warakoze subscribe rwose nirungu, ariko se bite bya showbiz, bite bya social media ziganje mu rubyiruko muri iyi minsi ya none, bite byikoreshwa ry'ikoranabuhanga yabarimo ishyushye kuko amashusho y'ubwambure akomeje gusakazwa cyane. Ni inkuru igaragara ku gihe.com yanditswe kuri wa 14 z'ukwezi kwa 9 2024. Amashuri y'urukozasoni yaje kuba imari gute? Ibaze nawe byonyine n'uwo mutwe wereka ko nyine izi mbuga nkoranyambaga nyamuneka zisigaye zikoreshwa nabi kugeza aho kumva nyine amashusho y'ubwambure. Uyu munsi none usigaye utambuka ukumva ku mbuga nkoranyambaga bamwe baravuze ati wabonye video y'akanaka, ibyo byose rero ugasanga wenda nibyo umuvugizi wa RIB amaze iminsi aburiramo abantu ugahita nyamurika mwitwararika kuko mukoresha imbuga nkoranyambaga zanyu. Ndetse inkuru iragira iti yabaye imari ishyushye kuki amashusho y'ubwambure akomeje gusakazwa cyane. Kubera iki abantu bakomeje kugenda bahererekanya amashusho y'ubwambure? Ubungubu urasanga buri wese akubwira ngo iyo video, ese video y'akanaka wayibonye? Buri saha umuntu arahumbya gato yasubira ku mbuga nkoranyambaga agasanga hahiye. Umuntu asigaye yirinda kuva kuri internet bitewe nuko amakuru abagenda z'umunota ku munota. Nta kindi rero kikuga ko muri iki gihe n'amashuri y'urukozasoni akomeje kwisuka ubutitsa kandi y'abantu bazwi cyane mu Rwanda mu myidagaduro no mu bindi bisata bitandukanye. Ejo ni mwabonye Twitter yitwa DJ Sonia yaravugaga ati se wowe wakomeje kugenda ukwirakwiza video yanjye wigaye. Yamara nyuma yaje kuvuga ko iyo tweet atariye, ariko kandi yari yanavuzwe nyine ko video ye yaba yagiye hanze y'ubwambure bwe. Uwo ni umu DJ muzi cyane. Amashuri y'urukozasoni rero akakomeje kwisuka ubutitsa kandi y'abantu bazwi cyane mu Rwanda mu myidagaduro no mu bindi bisata bitandukanye. Aya mashusho yatangiye gukwirakwira mu minsi ishize wajyaga hanze amashusho cyangwa se video ya Jihad arimo yikinisha. Yaje gutungura abantu cyane ubwo yazaga no kubivugaho ati ni njyewe rwose. Ubona ko abantu isoni basigaye barazineye rimwe na rimwe, hari n'abatinya kuvuga ko turi mu bihe bya nyuma. Jihad rero urimo akunze kuvugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga, yashyizwe hanze na mugenzi we w'umunyamakuru akaba n'umuhanzi Yago Pondati washaka kumwihimuraho nyuma y'igihe badacana uwaka bashinjanya byinshi byatumye umubano wabo ujya habi. Mu gihe rero ashize iminsi witwa Jihad akomeje kugenda ashinja Yago kunywa urumogi, mu gihe Yago nawe yavugaga ko Jihad ari umutinganyi. Yaje gushyira hanze rero video ye yambaye ubusa, nayo itangaza benshi cyane bacika urondogoro ku mbuga nkoranyambaga. Bite by'amashusho y'urukozasoni akomeza kugenda asekera. Ni amashusho na nyir'ubwite Jihad yiyemereye ko araye, avuga ko yafashwe n'umuntu bari kuganira kuri internet kandi yarabyiteze ku isaha yakwibona yandagajwe, bityo ko atatunguwe. Jihad rero video yaje kujya hanze maze akavuga ko atatunguwe n'iyo video, ndetse akavuga ko yarabyiteze. Yaje gutungura abantu benshi cyane akomeza kwemera ko iyo video ari iye, mu gihe mu minsi yashize wasanga video y'umuntu ijya hanze akagira isoni ashobora kuraho telefone cyangwa se akanahunga. Ni amashusho yakurikiwe n'indi nkundura yandi menshi y'abantu batandukanye bazwi mu myidagaduro. Mbese ubu abakunda byacitse nako koza amaso nk'uko babivuga barasakiwe. Mbese kandi nkabonye video yitwa Sasha Uketi, ni umwe mu bakobwa b'abahanzi akaba umunyamideli yaje kunda kandi n'uwitwa Nizo Kabos. Bite by'amashusho y'urukozasoni asigaye ajya hanze, aho nk'uwitwa Jihad we yivugiye rwose ko ngo akorera online, ati ndayikorera online. Ibyo nabyo bikaba byaraje gutungura abantu.
benshi rero bakomeje kugenda boza amaso bakayogesha amashusho y'urukozasoni. Ibi ngibi bigira n'ingaruka ku bwonko, aho nk'uwitwa Jihadi yaje kuvuga rwose ati ninde mwebwe mu byumba byanyu mukora ibiki? Abantu batungurwa no kumva yabaye proud y'ibyagiye hanze nyamara atari na byiza. Urebye ni agahinge na gato, mbese wa mugani wa Bulldog cyangwa se kamuzana mu ndirimbo yise nk'umusaza ati nta amahoro nta mutuzo biri muri showbiz, ibyabo byose biri ku gasozi. Aho umuntu wese asigaye yikanga video ye yagiye ku gasozi, aho buri wese avuga ati ninjye utaye. Mu minsi ya vuba nta minsi ibiri iciyeho batangiye gukwirakwiza amashusho yitwa mu Gisabe, abavuga ko yafashwe asambana nyamara wakitegereza neza ugasanga nta video yihari. Ibi ngibi kandi ntabwo byari biherutse kubaho cyane mu Rwanda, ntabwo inkundura nk'iri yo gushyira hanze ubutitsa amashusho y'abantu bambaye ubusa cyane cyane abo mu myidagaduro yaherukaga gusa byongeye kukaza umurego muri uku kwezi. Kuva iyo nkundura yakubura mu gutebya, bamwe batangiye kuvuga ko 2024 izagira amezi 16 bavuga ati uyu mwaka ni muremure bitewe n'ibyagiye biwuberamo, aho benshi bakomeje kugenda bavuga bati ko wagira ngo ahubwo nibwo umwaka utangiye. Bati umwaka uzarangira abantu babonyemo byinshi batari biteze kandi ubura amezi 3 gusa ngo urangire. Iyo bijya kumera gutya byaherukaga muri 2019, icyo gihe hagiye hanze amashusho y'abakinnyi batandukanye, aho muramwibuka wa mugabo w'ifirimbi nagiye gusubiramo abazwi muri ruhago mu Rwanda, wa muzamu bivugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga. Gusa nyuma ibi byaje guhosha abantu bongera kugira umutuzo n'ubuzima busanzwe. Ibyo nabwo rero izo video zijya hanze byaracitse cyane, bamwe babikora bashaka amaramuko, ariko se nanone amaramuko yo kwerekana ubusa bwawe aho yaba ariyo mahitamo meza. Amashusho atandukanye asakazwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi kandi bigakorwa hari impamvu yatumye ajya hanze, ko bigoye kumvisha umuntu kukwemerera kwifata aya mashusho mu buryo bworoshye. Mu muvuduko w'iterambere ry'ubu, bamwe bahisemo kuyoboka inzira yo gushakira amaramuko ku mbuga nkoranyambaga. Ubu usanga harabiyemerera ko watunzwe no gusangiza abakurikira ku mbuga nkoranyambaga amashusho yabo y'urukozasoni, aho twavuga zimwe mu mbuga nkoranyambaga nka OnlyFans, amatsinda ya WhatsApp yabigenewe, Snapchat Private Story n'ahandi hatandukanye. Aha hose umuntu ashobora kwifashisha akishyura umukobwa cyangwa se umuhungu runaka utanga iyi serivisi, ariko si ubwo koko uretse iminsi ya nyuma iyo ni serivisi gutanga ubwambure. Undi nawe si ukwiva inyuma akamuha amashusho yifuza bitewe n'ayo yishyuye. Angaha bagwa serivisi, nubwo twabise serivisi ariko njye numva atari serivisi, aho baguha nyine amabitenda nyine amafaranga wishyuye. Uko wishyura menshi niko abacuruza aya mashusho bakongera ubwasisi bwo kureba ibice byinshi by'imibiri yabo cyangwa se kubikorwa bakifata amashusho bavura amavangingo. Ibi ni ikibanyarwanda abanyarwandakazi. Urubyiruko rw'iki gihe kwifata amashusho bambaye ubusa bakubwira ko nta birenze. Ikindi kiri gutiza umurindi kwiyongera kw'amashusho n'amafoto by'urukozasoni ku mbuga nkoranyambaga mu Rwanda nuko abantu benshi muri iki gihe basigaye bumva kwifata amashusho bambaye ubusa ntacyo bitwaye, dore ko babigize viziyo. Mbese imyumvire iri mu rubyiruko rw'ubu bamwe bakunze kwita Gen Z irahambaye. Iyo bamwe barimo nawe uri gusoma iyi nkuru ushobora kuba ufite, kuko igihe icyo ari cyo cyose baba bumva bafite uburenganzira ku mibiri no ku buryo kwifata aya mashusho nta kibazo baba babibonamo. Biratangaje cyane. Ni naho kandi ushobora gusanga umuntu yafashe aya mafoto ari gutera akabariro n'umukunzi we cyangwa se akayamufata bari kumwe, undi akumva nta cyabaye. Aha rero niho umuntu ashobora gucikwa cyangwa se telefone ye ikaba yakwinjirwamo n'undi muntu bikarangira aya mashusho agiye hanze mu buryo butunguranye.
benshi bafatwa zino video sinzi niba neza baba bazi ko azajya hanze, ariko bamwe baba babizi najya cyane ko hari uwo bibaho ugasanga aravuze ati nambizi ko azajya hanze. Ese ubundi burya amafoto cyangwa se amashusho y'urukozasoni akurimo ni iyihe? Urukundo n'abadiaspora. Muri iki gihe viza yabaye viza, aho usanga abanyarwanda n'abadiaspora bakomeje gucudika, ndetse benshi ndabizi muri kopo muzikapo zitandukanye zagiye zikundana urukundo rw'iyakure, umwe ari hano i Kigali undi ari muri Amerika, i Burayi n'ahandi. Akenshi rero hari igihe biba ngombwa ko nk'abantu bakundana umwe asaba undi amashusho ari kwikinisha yambaye ubusa se, cyangwa andi amugaragaza yambaye buri. Umwe mu nshuti zanjye haheruka kumbwira ukuntu ibi byamubayeho, ariko ahitamo kujya arerega umukunzi, ageze aho kubw'amahirwe aza kumusanga muri Canada atarayamwoherereza. Ariko birakorwa cyane, gusa simvuze ko abakundana batabasha guhura bose bagira iyi myitwarire. Bigenda bite kugira ngo umuntu asaba undi amashusho y'urukozasoni hanyuma bizarangire tuyabonye hanze, cyangwa se kwihimura? Nyuma yo gufata amashusho mu buryo butandukanye, abantu bashobora kuyahererekanya. Rero kwihimura bishobora kuzamo nko hagati y'abakundana bayafashe bakimeranya neza, umwe yatandukana n'undi akamwanika ku gasozi kuko n'ubundi ntacyo abakiramira. Hari n'amashusho ashobora gufatwa nyirayo atazi ko uri kuyamufata afite umugambi wo kuyasakaza nyuma yo kuyatumwa n'uwo baba batajya imbizi, bikarangira bamwe bisanze hanze muri ubwo buryo. Ese bino bintu nubwo abantu babikora, ariko itegeko rivuga iki ku mashusho n'amafoto byashyizwe hanze? Itegeko risobanura ko umuntu mu ruhame wambara ubusa buri ugaragaza imyanya ndangagitsina ku bushake cyangwa ukora imibonano mpuzabitsina mu ruhame aba akoze icyaha. Igihe gihamijwe rero ashobora guhanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe, ariko kitarenze imyaka 3, n'ihazabu itari munsi y'ibihumbi 300, ariko itarenze ibihumbi 500 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Ngibyo rero ibyo nababwira, reka mbashimire ngo mudukurikira mutubana natwe umunsi ku wundi, abwira ngo n'ubundi turaza kubana mu bindi biganiro biri butahe. Amahoro y'Imana bane namwe.